Mu rwego rwo gushimangira iterambere rirambye ry'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda, Leta yashyizeho gahunda yo guhiga imihigo mu nzego zitandukanye. Ni gahunda igamije cyane cyane mu kwihutisha iterambere ry'igihugu, rikubiye mu nkingi eshatu ari z'imiyoborere myiza, imibereho myiza ndetse n'ubukungu. Inzego z'urubyiruko kuva ku mudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu nazo ni zimwe mu nzego zirebwa n'iyi gahunda yo guhiga imihigo no kwihigura. Mu murenge wa Muhima naho urubyiruko rwaho rurahiga ndetse rukanahigura. Ni imihigo bo babonamo ukwihuta kw'iterambere ryabo, umurenge, akarere ndetse n'igihugu muri rusange. Guhiga umuhigo ntuhigure bavuga ko birutwa no kutawuhiga. Urubyiruko rwa Muhima rwo iyo ruhize ruranahigura. Ibi bikagaragarira mu buryo bafasha umurenge mu gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye zikuye muri za nkingi eshatu. Ni ibintu bakora neza kandi vuba nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'umurenge. Murakoze cyane ikibazo kiza mu mbajije nitwa Mukandori Grace, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima, umwe mu mirenge igize akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Uruhare ubuyobozi bw'umurenge bugira mu gufasha urubyiruko mu gushyira mu bikorwa imihigo yarwo, icya mbere ni uko urubyiruko twebwe turubona nk'amaboko yacu, nk'imbaraga z'igihugu nk'uko sloga yabo ibivuga, kubera ko tudafite urubyiruko ibikorwa byinshi ntabwo byabasha kugerwaho, kandi natwe tutabegereye ngo tubane nabo, tuganire nabo, tubafashe, na bya bikorwa nabyo ntibyagerwaho uko bisabwa. Niyo mpamvu rero uruhare rwacu mu gufasha urubyiruko kwesa imihigo ni uko icya mbere ni ugukorera hamwe nabo, icya kabiri ni uko tubahamagara tukajya inama, dore ko imihigo yabo igiye gusinywa natwe tuba duhari, hakabamo gusobanura imihigo y'urubyiruko, hanyuma hakabamo kugaragaza uruhare rwabo ndetse n'uruhare rw'ubuyobozi kugira ngo ya mihigo izashobore kweswa cyangwa gushyirwa mu bikorwa. Ni muri urwo rwego rero nyuma yo gutegura iyo mihigo no kuyisinya, habamo kwicara tukayiganiraho n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta kugera ku rwego rw'umudugudu, hanyuma tukaganira n'abafatanyabikorwa, hanyuma na rwa rubyiruko turi kumwe tukareba ibikorwa tugomba gufatanyiriza hamwe, haba ari ibikorwa birimo kubaka imirima y'ibikoni harimo imboga zitandukanye, kuko urubyiruko rudufasha cyane cyane mu kurwanya imirire mibi mu bana bari munsi y'imyaka 5. Kurwanya imirire mibi rero iri munsi irwarwa n'abana bari munsi y'imyaka 5 ni uko tubanza cya gikorwa cyo kugira ya imirima iteyemo imboga. Urubyiruko rero rudufasha kugira ngo ya mirima y'ibikoni ikorwe irimo n'imboga zitandukanye, hanyuma tunafatikanye kwigisha abaturage uburyo bwo gutegura indyo yuzuye, noneho tugere no kuri ya etape yo kwitegura ndetse no kugaburira abana mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Icyo ni kimwe mu gikorwa dufatanyemo n'urubyiruko. Ikindi gikorwa ni ikijyanye n'isuku. Buriya nta suku, ni ukuvuga ngo iyo nta suku ihari buriya indwara ziriyongera. Buriya isuku ni ubuzima. Niyo mpamvu rero dufatanya n'urubyiruko mu kubungabunga isuku no kugira isuku umuco no kuyumvikanisha mu baturage. Icyo gikorwa rero tukijyanamo n'urubyiruko muri Muhima. Uretse igitondo cy'isuku, uretse gahunda y'umuganda usanzwe n'udasanzwe, ibyo ni ibikorwa tujyanamo n'urubyiruko, ariko tugira n'umwihariko wa Muhima mu isura ya nijoro. Muhima mu isura ya nijoro ni igikorwa twatangije kugira ngo twereke abaturage ko isuku itagira ijoro, itagira n'amanywa, kandi itagira umupaka, itagira na konji. Niyo mpamvu rero icyo gikorwa abafatanyabikorwa ba mbere twakijyananyemo mu rubyiruko. Mbere na mbere urubyiruko rwarabyumvise, rumaze kubyumva dufatanya kugira ngo tujye kubyigisha abaturage, noneho nabo basigare babikora badakoreshwa n'ubuyobozi. Icyo ni kimwe mu gikorwa rero gikomeye cyane twafatanyijemo n'urubyiruko, kandi tubafasha kugira ngo ya mihigo ishobore kweswa no kugerwaho. Uretse icyo ngicyo, urubyiruko tubafasha mu bukangurambaga mu bigo by'amashuri kugira ngo dukangurire urubyiruko kwirinda inda zidateguwe, kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma icyerekezo cyabo cyo kwiga kigarukiramo hagati. Ubukangurambaga mu bigo by'amashuri rero dukangurira abanyeshuri kwirinda kwishora mu byatuma badakomeza amasomo yabo n'ibyatuma icyerekezo cyabo kitagerwaho
ni igikorwa dufasha mu rubyiruko kugira ngo kibashe kugerwaho. Ni byinshi rero dufatanya n'urubyiruko, hari igikorwa cyo gufatanya kugarura abana mu ishuri, abataye ishuri nabwo dufatanya n'urubyiruko tukajyanamo. Impamvu tujyanamo ni ukugira ngo muri ba baturage bagiye kubwirwa mesaje babone ko atari urubyiruko gusa wabyibwirije cyangwa rurimo rwonyine ngo yenda babe babasuzugura cyangwa babaca amazi, ahubwo tujyanamo nk'imbaraga tugiye kubatera kugira ngo dufatikanye kumvikanisha cya kibazo tugiye gukemura. Muri gahunda rero kugarura abana mu mashuri bayataye, nacyo ni kimwe mu gikorwa dufatanyamo n'urubyiruko. Dufatanya rero mu gutanga za serivisi zitandukanye. Urubyiruko rudufasha gutanga za serivisi, haba ari ku bigo nderabuzima, haba ari ku bitaro, mu ngero uzasanga urubyiruko rurimo gutanga serivisi, haba ari mu kwigisha amategeko yo mu muhanda, bafasha inzego z'umutekano mu bikorwa bitandukanye. Ngira ngo mwarabibonye urugero rufatika muri COVID, mwabonye urugero rufatika muri UCI. Rumwe mu rubyiruko rutandukanye hafi 90% nibo badufashije dufatanyije kugira ngo ya mihigo igerweho, ariko n'ibikorwa bindi dufasha ni kugira ngo bashe gutanga umusaruro. Nyuma y'aho guverinoma y'u Rwanda itangirije gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, Made in Rwanda, urubyiruko rwa Muhima rwo rwabyumvise vuba maze ab'inkwakuzi batangira gukora. Ubu ni ba rwiyemezamirimo. Niyomugabo Jacques ni umusore watangiye umushinga uciriritse wo gutunganya ibikomoka ku mpu. Uko niko yatangiye. Ubuhamya bwe kandi aranadusangiza ahageze yiteza imbere. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyomugabo Jacques. Nanjye ndi mu bantu biteje imbere nk'urubyiruko, abantu biteje imbere rwose. Nize imyuga, niga gukora inkweto, murabibona. Ni ibintu bintunze i Kigali rwose. Mfite umugore n'umwana umwe. Urumva rero ni ibintu byiza, ni ibintu byangiriye umumaro. Ndashishikariza urubyiruko kuva mu ngeso zitari nziza, bamwe birirwa bakatakata za Kigali nta mirimo bafite, bashaka imyuga bige, biteze imbere rwose. Ubu ngubu natangije ibihumbi 300, ubu ngubu ngeze nko kuri 2,200,800 gutyo. Ni ibintu byiza rero. Nashishikariza urubyiruko gukora amaboko mu mufuka, bagahiga, bagashaka imyuga bagakora. Ni ibintu byiza cyane. Murakoze, ndabashimiye. Nyuma y'aho guverinoma y'u Rwanda itangije gahunda yo kwiteza imbere, umusore witwa Niyigena Eluyabo yabyumvishe vuba maze nk'inkwakuzi abatangiye gukora. Ubu ni rwiyemezamirimo nk'uko abyivugira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Eluyabo Niyigena. Nanjye ndi umwe mu rubyiruko rubarizwa mu murenge wa Muhima, Kagari ka Tetero. Imirimo yanjye nyikorera mu mudugudu w'Ingoro, ni nawo natangiriye. Natangiriye ku mafaranga makeya cyane, kuko natangiye muri ubwagenti gusa, nkoresha ibihumbi bitarenze 200. Genda nzamuka. Ikintu cyamfashije navuga ngewe kurusha ibindi ni discipline. Buriya nk'urubyiruko ikintu cyose ushaka kugeraho utagize discipline ntabwo byavamo. Iyo umaze kugira discipline ukagira n'intumbero, ushyiramo ubushake, ibintu byose bikagenda neza. Ikindi kidufasha nk'urubyiruko, dufite ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bwiza budufasha nabyo ko kwiteza imbere. Nk'urugero nk'ubu mu Muhima, bitewe n'umuyobozi dufite wacu mwiza utwitaho nk'urubyiruko, Yesu wacu atuma natwe tugira ibintu twiteza imbere, inama nziza tugira tukabasha gukora byinshi. Njye natangiriye kuri bike, ndakora kandi ubu ngubu ndakomeje, nzakomeza nkore. Nshimira n'umukuru w'igihugu, Perezida wacu Paul Kagame. Murakoze. Nyuma y'aho guverinoma y'u Rwanda itangirije gahunda yo kwiga imyuga, Niyomugabo Claver yahise abyumva vuba maze nawe ahita ajya kwiga. Ubu ngubu ni rwiyemezamirimo nk'uko abyivugira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyomugabo Claver, ntuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, nkorera mu kagari k'Amahoro, umudugudu w'ubuzima. Inama nagira urubyiruko mugenzi rwanjye ni ukwitinyuka, icyo batekereza gukora akaba yashakisha uburyo yagishyira mu bikorwa. Icyambere nabonye kigorana ni ukwitinyuka ugashaka icyo ukora. Akenshi usanga urubyiruko dufite byinshi byo gukora, ariko ubwoba bwo gutekereza ngo nindamuka mbikoze bikanga, ejo bikanga, nabigenza ute, byagenda gute.
icya mbere nabagiraho inama, nzi neza ko bafite ibitekerezo byinshi kandi byubaka byafasha kandi bigafasha n'urundi rubyiruko, nabagira inama yo kwitinyuka mukaza mugakora, byose birashoboka. Yewe nk'urugero natanga mu kuza gukora ni umushinga nabanye igihe kinini cyane nyuma yo kubyiga ibintu bya bakery and patisserie, nkahora nitinya igihe kitari gitoya, ariko nyuma nza gufata umwanzuro wo kwitinyuka ndakora kandi mbona ni ibintu bishoboka. Ntabwo uba waratangije igishoro kinini, ayo ufite yose arashoboka, ugatangira ku rwego bishoboka ukora. Ariko by'umwihariko ndashimira ubuyobozi bw'umurenge wacu budahwema kutugira inama buri munsi, bakatwegera bakadutoza, baduteguriye n'amahugurwa. Ndi umwe mu rubyiruko rwitabiriye amahugurwa yabereye igishare y'urubyiruko, twigiyemo byinshi, twaganirijwe n'ubuyobozi ku nzego zose zitandukanye. Aho rero niho badufashije kwagura ibitekerezo mu byo dutekereza gukora, byose tugenda tubishyira hamwe tukaviramo kimwe mu byo twakora. Baduhayemo inama nyinshi tugenderaho zidufasha gukoraho uyu munsi, n'uyu munsi tukigenderaho. Badutoza kugira discipline, then kuba smart ku buryo no mu byo dukora byose tubigenderaho, gukora uri smart, discipline, ibintu byose bikadufasha kugenda neza. Bakatubwira ko you have to start small and make it big. Tudahwema rero kubashimira, murakoze. Kimwe n'abandi banyarwanda basobanukiwe ibanga ryo kwiga imyuga n'ubumenyingiro, aba baratanga ubutumwa ku rubyiruko rukigenda bigura intege mu kwitabira kwiga imyuga. Gutera imbere ugatunga ndetse ugatunganirwa ntako bisa, gusa nanone gutunga ibyo wifuza byose ariko udafite ubuzima buzira umuze nabyo ni igihombo. Urubyiruko rwa Muhima rwasobanukiwe iby'iri banga, ari nayo mpamvu rwitabira ndetse ku bwinshi siporo rusange. Uretse kuba bayifata nk'umusingi wo kugira ubuzima buzira umuze muri iyi siporo rusange, ngo hari n'ibintu byinshi bayungukiramo birimo n'impanuro z'abayobozi. Amazina ni Ndahayo Jerome. Twebwe nk'urubyiruko icyo siporo itumariye, iyo tumaze gukora siporo ubuyobozi bw'umurenge wacu baratwegera bukatwigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bukatwigisha gukunda igihugu. Abajene cyangwa se abasore tukigishwa kwirinda gutera inda zitateganyijwe, abakobwa cyangwa se inkumi zikigishwa kudasama inda zitateganyijwe. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwacu muri rusange buratwegera, buragerageza bukatwegera mu buryo bwose bushoboka, bukaduha amahirwe, bukadushyira mu myanya y'ubuyobozi ibonetse yose. Ni ukuvuga ngo ikintu natwe nk'urubyiruko twakora ni ugukomeza gukunda igihugu, kugendera kuri siroga yacu ko gukunda igihugu ari ihame kandi dukomeyeho. Ibyo bintu tubitozwa nk'umurenge wacu wa Muhima, numva ari n'umwihariko twe dufite. Tugira ibikorwa byinshi nk'urubyiruko dukora. Muhima mu isura nijoro mubona ko urubyiruko ariko ruba rwiganjemo. Muri make reka mbanze ndashimira ubuyobozi bwacu bw'umurenge wa Muhima buduha umwanya, buduha imbuga ngo twisanzure dufate imyanya y'ubuyobozi. Ubu nkanye ndi umuyobozi, bagenzi banye n'abayobozi, abandi nabo turabafasha ku myanya yose ibonetse. Murakoze cyane. Nk'urwego rukurikirana bya hafi iby'imihigo y'urubyiruko, ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima nabwo ntibushidikanya kwishyirwa mu bikorwa rw'iyi mihigo urubyiruko ruhiga, kuko ngo barubonamo icyizere ndetse n'ubushobozi bwo kwihigura. Ibi kandi byemejwe na Muteteri Claudine, umuyobozi ufite mu nshingano urubyiruko rwa Muhima. Njye wabagezagaho ibi ngibi nitwa Bizimana Dani. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza.